Dore ibiryo byongera umubyibuho ukabije utaruzi kandi wajya kurya utazi ko birakongerera umubyibuho kandi nyabara mu by'ukuri ushaka kwinanukira cyangwa se niba ushaka kubyibuha dore ngibi biryo byagufasha. Inshuti za Sonje rero mumeze mute? Ndizera ko muri mwese mumeze neza. Uyu munsi ngiye kubabwira ibiryo byongera umubyibuho ukabije. Murabizi ko nari mbyibushye cyane mfite ibiro 90 na bingahe, nkaba mfite ubu ngubu 50 na. Rero ngiye kubabwira ibiryo nagiye ndya nazi ko byongera umubyibuho nyamara bikambyibushya nkashiduka nenda guturika, bikama umudiji ugeririya ko ry'abantu benshi bagiraga ngo ndatwite abandi bakumva ko nabyaye. So rero mbere yuko mbabwira ibintu bituma umuntu abyibuha ngiye kubanza mbabwire ngo kwanza ni ryari uvuga ngo ndabyibushye mfite umubyibuho ukabije. Hari n'abakabiririza ugasanga rwose ibintu bigize intambara kandi nyamara atanabyibushye pe. Dore rero kugira ngo ubimenye ko ni ukugira ngo umenye ko ufite ibiro byinshi ufata BMI yawe, igipimo cyayo nicyo kikubwira yuko ufite ibiro byinshi. Dore uko rero babona icyo gipimo, ufata ibiro byawe ukagabanya uburebure bwawe bwikubye kabiri. Iyo rero basanze BMI yawe iri hejuru ya 30 nta kabuza ubyibushye birenze urugero. Umva hahandi ugomba guhita wirukanyira kuri zina mamba ndi kubabwira. Urumva rero fata ibiro byawe ukube uburebure bwawe byikubye kabiri, ubundi urahita ubona BMI ukuntu ubyibushye, urahita ubona niba ubyibushye ahasigaye utangire ukore icyo ugomba gukora nk'umuntu ushaka gutakaza ibiro. Nusanga rero ufite ibiro bikabije ngwino rero hano kuri YouTube ya Sonje, ariko banza ukande kuri subscribe kugira ngo nkubwire ikintu ugiye gukora maze ugatakaza ibiro vuba nkuko nanjye nabigenje. Rero dore ibi byo ugiye kubanza wirinde. Ubu tugiye kure ikintu cyatuma utakaza ibiro, ariko mbere na mbere hari ibyo ugiye kubanza kwirinda kurya muri aka kanya. Ikintu cya mbere ni ibiryo birimo ibyo kunywa birimo isukari nyinshi. Icya mbere ni soda, jus zo mu nganda, keke, biswi, shokora n'ibindi bintu byose by'ibinyasukari uzi nawe ukunda kurya. Ibi bintu bubiretse. Icya kabiri ni ibiryo tugiye kwa turetse chips, ubwo ni ifiriti, tureke amabaga n'amapiza, tureke ibintu byose bikaranze mu mavuta. Ibintu byose bikaranze mu mavuta, amafiriti, amakoko, ibintu byose bikaranze mu mavuta ugiye kuba ubiretse. Icya gatatu ibirayi bikaranze. Urumva ni ibiryo bikaranze mu mavuta menshi. Ibirayi bikaranze, amandazi, sambusa, inyama zikaranze mu mavuta menshi kuko mubanza kuziteka ifiriti. Ni ukuvuga ngo amavuta arenze urugero atuma ibiro byiyongera vuba. Rero aya mavuta ba uyaretse. Ikindi ni ibiryo birimo ifarini. Ibi ngibi tugiye kubyita amandazi, imigati, ibintu nk'ibyo ngibyo, ndetse n'umuceri buriya iyo wawongeyemo amavuta menshi cyangwa ukawurya cyane umuceri nawe si mwiza. Ibindi tugiye kureba inyama zitunganyijwe za zindi za processed food. Tugiye kureba sausage, mortadella ndetse na bacon. Ibi ngibi rwose nanjye narabikundaga ariko mana we byari binkuziho. Ikindi tugiye kureba ku bijyanye na alcohol. Tugiye kureba ko byeri ukwiye kuyireka. Wine nyinshi ituma nayo metabolism igabanuka kandi gatuma urya byinshi. Rero niba ufite ubushake n'ubushobozi wine ba uyiretse. Ikindi amata y'ibinya. Ikindi ugiye kureka rero ni cream milk. Ikindi ni cheese, nyine za cheese nyinshi. Amva none ngenda zanga abantu mukunda cheese ntago ari byiza. Izindi ni za ice cream byongera karori nyinshi bikaba byatuma utatakaza ibiro. Ikindi ni ukurya nijoro cyane. Jya wihangana byibuze saa 12 saa moya mu gihe uryame nka saa 4 saa 5 ube wamaze kurya nyine ibiryo byinshi nijoro. Icyo bitera bituma umubiri ntubona umwanya wo gutwika karori. Rero kurya ibiryo byinshi nijoro rwose wabigabanya ukajya wihangana ukarya gasarade ukaryama byibuze at least ukarya mu gitondo. Noneho reka nkubwire byihutisha umubyibuho byirukanka cyane. Ni ibintu byihutisha umubyibuho bingiye kukubwira. Niba udashaka kubyibuha, ubwo niba ushaka kubyibuha nibyo urakora. Icya mbere ni ukurya cyane utajya ukora imyitozo. Niba ukunda kurya ibiryo byinshi ariko ukaba utajya ukora umwitozo, ni ukuvuga ngo urakonsoma ariko umubiri wawe ntabwo uha akanya. Ihangane urye bike niba udakora imyitozo. Niba unakora imyitozo n'undi urye bike kugira ngo umubiri wawe ukonsome bya binure biba byaje bigafata kunda n'ahandi hose. Ikindi ni ukunywa amazi makeyi. Ibi bintu rwose byihorere. Ihangane unywa amazi menshi byibuze hagati ya litiro 2 n'eshatu ku munsi. Ahanga baba gakoze cyane. Ikindi ni ukurya nabi. Ihangana uryama amasaha hagati y'8 n'9 uruhuke neza, ubwonko bujye ku murongo, utekereze neza, umubiri wawe uruhuke neza. Ibi ngibi bizagufasha gutakaza ibiro. Ikindi irinde stress nyinshi. Stress ubwazo zatuma wiyongera ibiro bigatuma rwose umva mureke ngiye na stress ziri mu byari byaranteye ibiro. Rero
stress nyinshi ntabwo ari nziza. Jya wihangana, ndabizi ko zizana, ariko jya wihangana basi uko bigenze kose ugerageze uzigabanye. Inama rero nakugira niba ushaka kugabanya ibiro byihuse, umva gabanya ibi biryo byo hejuru nkubwiye. Noneho icyo ugiye kongera imboga, proteine, amazi, ukora imyitozo, umva nubwo yaba iminota 20 ku munsi. Ibi ngibi byaba byiza. Niba ushaka kubyibuha mu buryo bwiza, hari ibiryo byongera ibiro bitangiza ubuzima nka voka, ubunyobwa, amata, amagi. Ibi ngibi rwose biragufasha. So rero inshuti za Sunjera, ndizera ko ibi bintu byumvishe kandi bigiye kugufasha. Noneho rero ibaze ngo ugiye gukora iki nyuma yo kumenya ibi bintu. So dore inama rero nagwa nk'umuntu watakaje ibiro 40 mu mezi 6 gusa. Dore ukuntu ngiye nabigenzaga. Mu gitondo narabyukaga nkanywa amazi menshi pe, nkanywa amazi menshi byibuze hagati ya litiro cyangwa se igice cya litiro mu gitondo. Buriya no biba ari byiza nkanywa amazi menshi. Namara kunywa amazi menshi nabaga mfite utuntu nkora, gusimbuka umugozi, kugira ute before ko njya mu kazi. Urumva no kubyuka ugasenga, ugahita unywa amazi, warangiza ugakora utuntu nubwo wadukorera mu cyumba cyawe. Ukuntu nashyiragamo ikiziki cyo muri gym, ubundi nkajya nkigenderaho ndebera kuri telefone, umva nkabisimbuka, nkagira ute nkazana icyuya. Namara kuzana icyuya mo gatoya rero nahitaga nyine njya muri douche of course, and then nkaza nkitegurira breakfast akenshi yabaga ariho hagati y'iki. Urumva nafataga nk'imineke 2 bikaba birabaye, cyangwa nkafata amagi 2 bikaba birabaye, nkajya mu kazi. Noneho saa 6 ubwo urumva najyanaga icupa ry'amazi. Akenshi mwaribonye abankurikiraga kuri TikTok, hari igihe njyaga nkoresha ibintu byinshi bitandukanye, nkashyiramo okra water. Urumva nyine nkagenda nkoresha ibintu nk'ibyo ngibyo, nkaguma amazi. Noneho saa 6 ngiye kurya, mbere y'iminota 30 narabanzaga nkanywa amazi menshi afatika pe, amazi menshi yandi nyine nayumva ko uyanyweye. Noneho hashira iminota 30 nkarya. Ibyo byamfashaga kurya duke ngahita. Noneho ubwo nyine nkarya dukeya kubera nabanje kunywa amazi ngahita mpaga. Noneho nkihangana nka saa 9 kuko abaga banyweye amazi wumva gushonje. Rero ntabwo nahitaga njya kurya ibintu byinshi ngo iki niki. Narihanganaga nkafata nk'umuneke cyangwa se igi cyangwa se urundi rubuto rwari rwo rwose, za watermelon, nkarya ibintu by'imbuto aho kugira ngo mfate ibindi bintu byaza kumbyibushya. Rero narataga mu rugo nibuze saa 9 nahitaga njya muri gym. Mfite gym joining hariya mu mujyi mu Gakinjiro, hari gym nziza rwose hari. Buri munsi nimugoroba hari uburyo bwo gukora sport. Nahitaga njya muri gym ngakora nkataha nka saa 2 n'igice. Rero nageraga mu rugo nkoga, namara koga nkahita ndya. Namara kurya rero nibandaga ku biryo bimeze amafi, inkoko, umuceri mukeya n'ibindi bintu byose, ibijumba, ibitoki, ibirayi, bino bintu bitabyibushye. Rero naririnze umugati, mayonnaise, fast food, za pizza, ibyo byose narabiretse kandi narabikundaga pe. Ngiye nakundaga mayonnaise, najyaga nyishyira ku biryo kujya utabona ibiryo ukibonera ka mayonnaise. Ubwo rero nuko nguko ibyo ngibyo nibyo nahise nkora. Ngiye kubona mbona ntakaje ibiro 40 mu mezi 6 gusa. Ikindi kandi umva aya mazi ya Crot ni meza cyane, arakora kubera yuko yatumaga nirirwa amazi kandi navuye mu rugo nta kintu ndiye. Ikindi kandi nirinze ibintu byose by'amasukari, umugati ndawureka, icyayi ndakireka, ndihangana kama mbaye nimbaye. Ndavuga ni uko byagenda kose ngomba gutakaza ibiro. Nawe wabikora, n'undi wese yabikora, ni ibintu bisanzwe. Kandi ushaka kubyibuha nawe ubwo ibyo navuze wowe urabyirinda. So kora subscribe, like, share, una commenting. Umva ariko iyi video yisangize n'undi muntu wese ushaka kubyibuha kunanuka. Ushaka kubyibuha nawe yaza akareba agakora ibitandukanye n'ibyo twavuze. Murakoze cyane. Thank you.